muri equipe ya Sport Shadrack Bingibero ndetse na Yves Habimana umutoza yemeye, umutoza yamanitse yavuze ati abonye abakinyi babiri bari guhuza muri attaque uyu munsi ndetse n'ejo kwa kabiri arimo arabafata bakataka arabataka babiri. Ndaza kukubwira ngo ese bari kwitwara gute. Shadrack Bingibero yagarukanye umujinya w'umuranduranzuzi, ndakubwira ibintu byinshi ku myitozo, uko imyitozo iri gukogwa, ndakubwira ko umutoza Afhamia Lotifi ndetse na Azuz Lotifi barimo barafata abataka bagera kuri batanu bakabatoza gutsinda. Ese abo bakinyi bose ni bande? Ndakubwira ngo uyu munsi ibintu birakomeye cyane. Andi makuru ugomba kumenya ni 11 ba Yanga ndetse na 11 ba Rayon Sport. Ubwo 11 ba Rayon Sport ndaza kubwira abakinyi bari gukora imyitozo bari muri equipe ya mbere. Ibintu birakomeye cyane, hagiye habamo impinduka zitandukanye muri defense, habaye impinduka mediane, habaye impinduka umutoza, ariko umutoza muri 11 hari umwanya umwe yabwiye ubuyobozi bwa Sport ko arimo abakinyi bari gukina kuri uwo mwanya batari kumwemeza neza. Ndaza kubabwira ngo ese ni we mwanya. Ikindi ndakubwira muri equipe ya Sport na uyu munsi ndakubwira abamaze kugura amatike muri stade Amahoro. Ese uratekereza abamaze kugura ari ibihumbi bingahe? Ndaza kukubwira ngo ese bimeze bite. Perezida wa Sport yamaze kwemerera abakinyi ba Sport amafaranga cyangwa se prime nibatsinda equipe ya Yanga. Ndaza kukubwira ngo amafaranga nanga. Perezida wa Sport yabwiye ati mwebwe nimutsinde equipe ya Yanga ndabakubita ibiceri bayita amadolari. Ayo ngayo ndaza nyakubwire gake cyane. Ndakubwira ibikorwa biri ku munsi w'ejo, no munsi wo kuwa kane. Ejo kuwa kane ndahera saa 2 ngeze saa 7 amakipe yombi agiye muri press conference, ikiganiro n'itangazamakuru. Ejo hari ibikorwa bitandukanye saa 3 saa 4 saa 5 Yanga na Rayon Sport afite ibikorwa byinshi bitandukanye bazakora, ndaza kubinyuramo cya. Ariko abakunzi ba Sport mwaho ibyo bitahagije, ndashaka kunyura kuri witwa uyu mutaramu yitwa Yves Mugunga Yves. Ibye mugomba kubimenya abakunzi ba Sport. Ese ko mwumva ngo wazasinya equipe ya Sport, ibye bihagaze. Ndaje mbashirireho akadomo abwire ngo Yves Habimana nuko dirwe ihagaze muri equipe ya Sport. Mugire gute? Mujye kuri match ya radio yimuzi uko gahunda za Yves Mugunga zihagaze, ndetse na Paveri Nzira na boss yaje mbanyure, kuko ku cyumweru babagiranye ibiganiro cyane cyane Mugunga Yves niwe waganiye na perezida wa Sport. Ariko ibiganiro bagiranye, perezida wa Sport yaramubwiye ngo ubitekerezeho, ibyo bavuganye nibyo ngiye kuza hano kubabwira. Perezida wa Sport batandukanye mubwiye ngo ubitekerezeho. Ibyo bintu rero agomba gutekerezaho nibyo ngiye kubwira abakunzi ba Sport. Nabwiye ngo ngewe mujye muza hano mbari puremo ikintu ahangaha, ngiye kubabwira 11 ba Yanga ahangaha, mubwire ngo bimeze bite. 11 ba Yanga kompiranga, ibintu birakomeye cyane. So ni ibintu byinshi cyane ngiye kugarukaho. Rayon Sport yamaze gutumiza inuza utudarapo twa Rayon Sport. Ndaza kubwira ngo ni ibihumbi bingana, yatumije utudarapo twinshi cyane ku buryo abakunzi ba Sport muzaba murimo mumurika muri stade Amahoro. Ndetse hari n'agashya gakomeye cyane kuri iyi match kazaba mu gice cya mbere kirangiye muri half time. Azaba agashya gakomeye cyane ndaza kugarukaho. Ni ibintu byinshi cyane ngiye kugarukaho, ariko umuntu wese atarukana subscribe ndamwinginze mw'abantu mwe, aya makuru nta handi hantu wayakura, nta handi hantu ushobora kuyakura. Ni indani ni amakuru ndani n'imbere muri equipe ya Rayon Sport. Yes, reka tutangiye neza cyane turebe ngo ese ku munsi w'ejo ibikorwa bya Rayon Sport na Yanga biteye gute. Ejo kuwa kane guhera ku saa 2 haba ku buyobozi bwa Yanga ndetse n'abakinyi birumvikana. Abayobozi ba Rayon Sport, abakuru b'amafani club n'abayobozi ba Rayon Sport birumvikana, na bamwe mu bakinyi batandukanye ba Rayon Sport, abatoza, buri abantu bose bakomeye cyane berekeye equipe ya Rayon Sport bazasura urwibutso rwa Gisozi, murabizi cyane. Ariko nyuma yo gusura urwibutso bazerekeza mu murenge wa Kinyinya. Bazaba bagiye gufasha abaturage batandukanye, abenshi bagiye bahura n'ibibazo bya genocide yakorewe abatutsi, cyane cyane bo bazibandaho.
anamaze kumenya ko bamwe mu bayobozi ba Yanga cyangwa se bamwe mu bakomeye ba Yanga barimo baragura ibiribwa cyangwa se imiceri bwose barimo baragura, bazajyana muri uyu murenge, barimo baragura ibintu byinshi bitandukanye, imiceri, kawunga, amasabune, ibiki byose rwose abaturage bazasigara banezerewe. Namenye ko rwose barimo baragura nk'imodoka nk'ebyiri kabisa bazagira gute bagomba gufashamo aba baturage. Urumva ko ni igikorwa cyiza cyane, ni igikorwa cyiza cyane. Nyuma yo kuvayo saa sita bazajya muri hoteli bafate ifunguro nk'ibisanzwe. Ku isaha saa saba saa munani gutyo bazajya muri press conference mu kiganiro n'itangazamakuru. Noneho nagiye gute kapiteni wa Yanga azajya gute azagira icyo atangaza, ndetse na kapiteni wa Rayon Sports ubwo ni Serumogo Ali niwe ufite igitambaro cy'ubukapiteni. Ku munsi w'ejo nuko nguko gahunda zihagaze, umunsi w'ejo nuko nguko gahunda zihagaze rwose. Urumva ko ariko no kuwa kane gahunda zirakomeje, kuwa kane naho gahunda zirakomeje rwose. Ni ibikorwa byinshi bitandukanye bizagenda biba na Yanga nyine na Rayon Sports. Ni ibikorwa byinshi bazakora muri iyi minsi mbere ya match ya Rio Day. Ni ibikorwa byinshi bazakora birumvikana. So rero nyuma y'ibi ngibi reka ngira ngo reka twekeze mu cyitwa Team News. Abamaze kugura amatike muri stade kuri match ya Rio Day ku makona oze mbona ku isaha saa 9 nuko rwose abamaze kugura amatike ari 26,000. Abafana ba Sport bamaze kwibika amatike ni 26,000. Gura itike nimba ushaka kujya kwirebera stade, umuntu utarajyayo jya kwirebera stade 23 rwose. Barabwiye ngo njye mbamageza amakuru ya nyayo kandi amakuru meza cyane, amakuru meza rwose. 23 rwose niwe bamaze kugira gute kugura amatike. Nuko nguko gahunda zimeze. Peza wa Sport rero utiwe bimeze biti. Peza wa Sport ku munsi wo kwa uyu munsi kwa gatatu, ku munsi wo kwa kabiri, yabwiye abakinnyi ba Sport ko nibatsinda equipe ya Yanga, nibagira gute nibatsinda equipe ya Yanga, prime y'amafaranga bagomba guhabwa. Yababwiye ko ari amafaranga 100,000 kuri buri mukinnyi. Abakinnyi basaze basizoye bari gukubita agatoki kandi kuvuga ati iyi Yanga ibyo yigize ngirakina finali za CAF Confederation Cup nawayikoramo iri jana umuntu akaricyura akari umuntu ni yabonye akayisanse. Abakinnyi bari kuvuga ati wati umuntu yabikora. Perezida Sport abwiye ati gose mwebwe ijana muraricyo kunganya 50,000. Rayon Sports nukibaho gose. Rayon Sports ibintu byayo babisetinze bari mayizi ni set. Nahoze mbona hakujya ku gikona aho ngo bakomeje kuburanisha abantu, ariko muri Murera twe turajyanye tumeze neza cyane. Ibintu bimeze neza cyane. Nuko guko rero gahunda zimeze 100,000 gose gutsinda Yanga, ariko simbizi ibintu birakomeye. Amafaranga ni kimwe ariko no gukina ni ikindi. Ubwo ikindi nabwira abakunzi ba Sport nuko uko gahunda zimeze 26,000 n'ibihumbi 100 kugira gute nka prime gutsinda. Ejo rero ejo kuwa kane ibyo byose nababwiye bizaba byo gusura urwibutso bya press conference. Rayon Sport izajya mu myitozo, izaba isaha 1:30. Nyuma y'imyitozo ku isaha saa 12 bazahita binjira muri camp. Ibyo bivuga ngo ni match ya gishuti, bazahita bajya muri camp, barareyo bajye muri hoteli, barare bari guhumeka umwuka w'abakinnyi baba pro. Bazajya muri camp rwose ejo saa 12 bazaba bazabarenyera utarama kabisa, barimo bafata utuntu tw'utuneke bajya utuntu n'utuntu bagati barimo bagambanira equipe ya Yanga bavuga ati turaza kuyiheza umwuka. Ibintu birakomeye cyane babunwe. So rero ngira ngo nibyo nitwutunune ko marajyango manze mbacange mbabwira uko Rayon Sport bihagaze, gahunda zayo uko zisetinze uko bimeze. Kunza Sport nta kintu nzabima
ku bintu bivarya nzajya mbahereza buri kintu cyose. So rero nagiye ku nkuru y'abakinnyi babiri, Mugunga Yves ndetse na Pavel Nzira. Ndahera kuri Mugunga Yves. Mugunga Yves ku munsi wo ku cyumweru yahuye na perezida wa Sport. Abantu twabanye mu cyumweru gishize nababwiye ko Mugunga Yves yakoze imyitozo ku wa kane yakoze imyitozo n'umutoza yamukoresheje test yo gutsindisha umutwe. Noneho aganira na perezida wa Sport kuri uwo munsi. Perezida wa Sport aramubwira ngo tuzaganira ku cyumweru, bari gutegura match ya Etincelle yabaye kwa gatandatu. Ku cyumweru rero barahuye, baraganiriye, bumvikana ko Mugunga Yves nta mafaranga ya Rokritoma baramuha cyangwa se amafaranga yo kumugura, ahubwo bamubwira ko barajya bamuhemba $1,000,000 ku kwezi agasinya umwaka. Arabyemera. Ku munsi wo kuwa mbere ahamagara perezida wa Sport aramubwira ngo mfite ibibazo, mereza $8,000,000 noneho mujye mumemba $600,000 ku kwezi. Agati we imeze bite ko nta mafaranga dufite, imeze bite bari gutegura Rio Day urasaba $8,000,000 wowe nta n'urusoni. Perezida wa Sport aramubwiye ngo rero wa Mutarama yabwiye ngo turagushaka nibyo, ariko nimba ari uko bimeze, nimba ari ukuri kubyumva, ariko Mugunga Yves afite ikipe ngo ari kuganira nayo yo hanze. Yamanje kubwira perezida wa Sport ngo iyo kipe niza, ngo ibyo baganiye cyangwa se bamaze kumvikana terms and condition, ibisabwa byose, ngo Rayon Sport yamurekuza. Barahamwe ya perezida wa Sport yamubwiye ngo nimba ari uko bimeze, ubwo tegereza match ya Rio Day irangire, tuzaganira nyuma ya match ya Rio Day. Niko rwose gahunda za Mugunga Yves zihagaze. Niyo mpamvu atari kuza mu myitozo, nuko nkuko nyine bihagaze gose. Nimba umukunzi wa Rayon Sport menya ko Mugunga Yves gahunda ze nuko zihagaze, nta kindi cyo kubaza, nuko nkuko gahunda zihagaze. Muri kumva ngo ngazaza ngasinye ngo abo uwa kabiri ku Yves, nuko nguko gahunda ze zihagaze. Niyemera guhembwa $1,000,000 ku kwezi agasinya umwaka, azakinira equipe ya Sport. Ikindi baramubwiye ngo bamuhe $4,500,000 ajya ahembwa $650,000. Niyo option ya kabiri Rayon Sport iriho. Bamuhereze $4,500,000 zo kwiyestara, ajya ahembwa $650,000. So rero ndumva nta kindi kintu harenzaho. Kuri Pavel Nzira otiwe gahunda ze zimeze gute, nawe biraho kabisa, biravugwa Pavel Nzira muri equipe ya Sport we uko bihagaze nuko hari impande ebyiri. Hari uruhande rushaka kumuzana, ari nabwo rwa perezida wa Sport, nirwo ruhande rushaka kumuzana. Hari n'uruhande rwa Gacinya n'umutoza badashaka Pavel Nzira. Babwiye perezida wa Sport ko Idrissa Kouyate nta kibazo afite, ngo bamuhereze igihe. Nabyo bavuze ngo bazabyinjiramo nyuma ya match ya Rio Day. Nuko rwose gahunda zimeze. Nyuma ya match ya Rio Day ibintu by'uyu muzamu haracyari iminsi yo gusinyisha 30 z'ukwa 8 nibwo isoko ry'igura n'igurisha rizafunga. Bavuze bati ibyo bintu two tuntu turaho ngaho tutatuciritse, two tuntu turaho ngaho mwe muretse mwigire rwose mwigireyo. Uyu munsi equipe ya Yanga, uyu munsi haje abakinyi, haje abantu 27 hanimba mbyibuka neza. So rero ibi byose babishize nyuma ya Rio Day ku cyumweru kwa mbere rwose, kwa mbere gutyo nibwo ibibazo bizagaruka. Nuko bimeze. Urumva ko nuko nkuko gahunda zimeze. So reka tujya ku myitozo rero yabaye ku munsi w'ejo. Nababwiye ngo ndahera ku munsi w'ejo kuwa gatatu, kuwa kabiri nze kuwa gatatu ibyabaye byose mbibabwire. Ku munsi w'ejo kuwa gatatu umutoza Afame Rotifi yafashe ikibuga agicamo kabiri, afata Azuz Rotifi umutoza mugenzi we, amuhereza abakinyi 5. Umukinyi wa mbere yitwa Azizi Basane,
uwa kabiri yitwa Shadrack Bingbero, uwa gatatu yitwa Yves Habimana, uwa kane yitwa Adama Bakayoko, uwa gatanu yitwa Tony Sekitoga ndetse n'uwitwa Asanana Innocent. Yabatozaga bagira gute, bafataga umupira bakawunaga imbere mu izamu, hari harimo Ndikuriyo Patient niwe wari uri mu izamu bien sûr. Noneho bafataga umupira bakawunaga, umukinnyi ugezweho akagira gute akawirukankana. None birukankaga ari abakinnyi bagera kuri babiri, umwe akajena ufite umupira nka kumwe nyine umukinnyi bari kwirukankana, umudefanseri bari kwirukankana n'umwataka nka nimero 10 kumwe apasa umupira, noneho umudefanseri akirukankana n'umwataka. Nuko nguko babatozaga. Ejo Shadrack Bingbero yacenze umuzama kubita ikibuno hasi kabisa, yaramucenze akuruza ikibuno ajya nko muri metero 3. Nuko nguko gose bakoze imyitozo ari abataka bagera kuri 6 hari. Ku rundi ruhande hariho imyitozo ya deka ariko y'aba mediateri n'aba defenseri isanzwe nyine barabikora, baza gukora izindi tize, ariko bigeze nyuma bakina ikibuga cyose. Afata ekipe ya mbere n'iya kabiri. Ekipe ya mbere mu izamu harimo Idrissa Kuyate, uwitwa Rushema Chris yari yasimbuye Fabrice yari muri ekipe ya kabiri ari gukina na Nsabimana Aimable, niwe bakinanaga. Ekipe ya kabiri yakinaga systeme ya 4-3-3, ekipe ya mbere yakinaga systeme ya 3-5-2. Ku munsi w'ejo mu izamu nabibabwiye ni Idrissa Kuyate, Rushema Chris yari yagarutse muri defense muri ekipe ya mbere, hari harimo Emery Bayisenge na Kabangi, nibo batatu bari inyuma muri ekipe ya mbere. Urebye defense niyo ngiyo, abakinyi batatu bari mu kibuga hagati. Yafataga uwitwa Nahindwa Aimable, agafata Bigirimana Abedi ndetse na Tony Sekitoga agakina ku 10. Ariko yajyaga akora impinduka, CF nawe akaza agasimbura Nahindwa Aimable. Abakinyi babiri bo ku mande nk'aba wing back, hari hariho Musore Prince akazaho Serumogo Ali, nibo bakinyi bari ku mande. Prince Musore arimo arakina kubera experience, ariko uyu mwana Cindy Paul Jesus umutoza arimo aranga kumurisika cyane kubera ko akiri muto, ashobora kumanuramo kuri match ayanga, ugasanga bamurabyivu, ugasanga umwana kabisa biramurangiranye. Ku bakinyi babiri bari kwataka izamu yari Yves Habimana na Shadrack Bingbero. Shadrack Bingbero arimo ahura n'uwitwa Nsabimana Aimable. Byari bikomeye cyane wa muntu, n'abakinyi banganya imbaraga ubona bajya no kureshya. Byari bikomeye cyane, byari bikomeye ku rwego rutabaho, ariko barahuje. Uwitwa Yves Habimana umutoza aramubwiye ngo agomba gukina role imeze nka nimero 10. Yves Habimana yakinaga nka super sub cyangwa se wa mukinyi uza agagira gute agafata imipira akaba yawigiza imbere akaba yawutanga mu mpande, ariko barahuzaga na Shadrack Bingbero cyane, barahuje cyane. Ku munsi w'ejo niyo myitozo narindiho, bakoze deka nk'iminota 40, bagira gute bararuhuka. Uyu munsi rero urebye uyu munsi yari imyitozo ikomeye uyu munsi kwa kane yari imyitozo ikomeye cyane. N'ubundi iyi kipe niyo yagarutse, cyane, iyi kipe niyo yagarutse. Ndakubwira ko ariko gato muri ekipe ya kabiri ejo mu izamu yari Ndikuriyo Patient oya uyu mwana ukiri muto
Yves umwana wari mu izamu Nsabimana Aimable na Fabrice kuri gatatu Ganijuru kabiri yari yashizeho uyu Murundi Papley kuri gatandatu yashizeho Richard ku munana shaho tambwe Guruari ku 10 Fisto babiri batakaga barimo Aziz Basane na Nuza na Abdelaziz nibo bakinyi bari muri equipe ya kabiri mba nabikurikiranye cyane mba mbirimo cyane mamwumva ko mba mari cyane. Uyu munsi rero byari bikomeye cyane byari bikomeye ndakubwira ko uyu munsi equipe ya mbere niyo iri kubanza mu rundi bakoze imyitozo isanzwe yo kunanura imitsi. Umutoza wa sport uyu munsi arimo arategura match ya Yanga, abakinyi bari gukina nabazakina kuri match ya Yanga. Ahantu ngari kubonamo ikibazo ni kuri nimero 6 ngo kuri nimero 6 ngo na hagati ya Sefu na Rindwe Mabure ngo na mukinyi ariko kubona uri gukina nyine ngo kuri 6 niho hantu ari kubona hatari gukora neza. Gashaka umukinyi ukina one touch akagira gute agasunika baro akayihereza bagenzi be. Richard yagerageza kubikina ariko muri minsi arimo arakina nabi naga ari kwitwa neza mu myitozo. Sefu naga ari gukunda ubujya arimo arakina na Rindwe Mabure nawe arimo araguma inyuma cyane kandi no kuri baro naga ari mwiza cyane. Uyu munsi rero byari bicika yagendaga basimburanya niho hantu yagiye akora rotation nyinshi kuko yakinaga iyi systeme n'undi isanzwe ariko gose yashakaga nyine Mediane iri guhuza Mediane ihuza nyine niyo cyo kintu yibandagaho cyane akara Mediane irimo irahuza. Uyu munsi rero tactique nyinshi cyane. Uti rero byari bimeze gute muri gahunda yo kwataka na kuri gahunda yo kwataka kugira gute kwataka ariko hagasigara abakinyi benshi hagati mu kibuga noneho kudefanda bakadefandira rimwe bose uretse Shadrack Bingibero wenyine uzajya uhagarara hagati cyangwa se mu murongo ugabanyamo ikibuga kabiri abandi bose n'ukwataka birukanka kuko Yanga izayibagurukana izayibanyarukana muzabona imirabya. Ndakubwiza ukuri nuko nguko gahunda zihaga. Uyu munsi byari bicika urumva 11 bakoze imyitozo ku munsi w'ejo ni nabo bakoze imyitozo kuri uyu munsi. Ejo nzabinjiza muri tactique ejo gose nzabinjiza mu myatakire uburyo bari kwataka uburyo bwo kuko Yanga ikina 4-3-3 ejo nzabinjiza uburyo babatoje gutsinda ndetse no kudefanda ejo kwa kane ejo ku mugoroba bagiye muri camp nibwo nzayibabwira neza cyane. Yes ngira ngo nuko bihagaze reka nerekeze kuri 11 ba Yanga bazabanzamo kuri match ya Lyode yabakoze ya sport muri tayari mugiye kumva aba bakinyi ba Yanga n'umukinyi mushya nimero 9 uzagira gute uzaba ari nka surprise y'abakunzi ba Yanga kuri uyu wa gatanu. Mwizamu yitwa Jigwi Diarra niwe muzamu uzaba uri mwizamu rya Yanga ku munsi wo kwa gatanu. Kuri kabiri yitwa Israel Mwenda niwe uzaba uri kuri nimero 2 kose. Kuri gatatu uwo yitwa Shadrack Boka niwe uzaba uri kuri gatatu. Kuri ku bakinyi bazaba bari mu mutima wa defense yitwa Abakari Munyeto gose azaba ari kumwe n'umutaramu witwa Kwasi Atahuwa nibo bakinyi bazaba bari mu mutima wa defense kuri uyu wa gatanu. Kuri nimero 3 yitwa Dumbia Umunyasenegal. Kuri nimero 8 umunyamari ukomeye cyane Musa Balakonte ni uzaba uri kuri nimero 8. Kuri nimero 10 hazaba ariho Duki Abuya umunyakenya. Nimero 10 kuri 11 hazaba ariho Pacome Zouzoua umunya Cote d'Ivoire. Kuri 7 Mayiko Nzengele umunya Congo kabisa. Kuri nimero 9 rutayizamu mushya cyangwa se surprise ku bafana ba Yanga birumvikana yitwa
Andy Boyeli umunyakongo n'umukongomani nawe kabisa. Ayanga yamuguze muri Afrika y'Epfo, kabisa. So rebye nuko nguko bihagaze kuri 11 bayanga. Nuko nguko bihagaze, nuko nguko bimeze, ibintu birakomeye cyane. Ariko Yanga ibura abakinyi batandatu babanza. Rayon Sport nyamara yakwigaragaza. Yumurera murayibona ute? So rero kamabwire ngo mugiriwe byiza cyane. Umuntu wese ugeze hano ariko ntanyandikire ambwira ati ndahageze. Uyu muntu ntago abasanzwe, umuntu usoza video ntago abasanga ndikira ngo ndahageze. So rero mugiriwe byiza cyane.